abaduteze yombi turabasuhuje. Mugiye gukurikira ikinamico y'uruhererekane AHEZA mutegurirwa na NGOGA binyuze mu kigo cyaho cyitwa AHEZA Healing and Career Center ku nkunga ya Imbuto Foundation na Mastercard Foundation. Ibumuntu AHEZA iwacu ibumuntu kwisoko iwacu ibumuntu. Halo. Ise ko nakumva neza man. Siko ndakumva neza ngoga. Okay, noneho ngaho ndakumvise. Wari utangiye kumbwira uko byaraye bigenze. Mane ndakubwiye ngo ndaraye ndi mu bizunga. Naraye mu bintu by'amafuri mwarumva nanjye nakoze uburyo naraye ngeze akavumo. Ahubwo se ko numva ari danje. Ego ko. Umva se nanjye bari urumva twarama hayi kabisa arayo ibintu byari byandenze. Cyakora ki. Umva se musaza. Yo. Ariko birabiri nuko bikatira umusa. Nuko bikatira. Uziko nanjye ubungubu mbyutse ndamahanga vumusa. Mbyutse umutwe wamenaguritse byatari. Nanjye nuko mwana. Umva se. Yo. Ariko hagataho nyine ngufitiye inkuru mwana. Ngo bimeze bite se bro wanjye? Nyine ubungubu tuvugana. Ndagira ngo nkubwire ko namaze gufata umwanzuro nyine umusaza. Reka genda. Iwana ubu gahunda ni gahunda nyine tu. Sigaje gufata utwanjye nkahita nikomereza. Nehumva se ahubwo. Erega tuzabyikorera mani kandi tuzabibasha. Aya ntari bimani tuzabikora. Ubundi abandi si ngombwa urumva bro. Ubundi muri iyi si nta muntu wawitaye ku wundi wagisaza niko mbabikubwira ukigira n'iki n'iki. Mani ubundi ni gutyo umusaza. Yamba nkubwira se. Iwana nyine wumve ko ubungubu dira ari iyo ngiyo nyine tu. Kabisa. Cyemezo ndagishyigikiye kabisa gatanu ku kandi wumve ngo turi kumwe umusa. Iwana gahunda nige nawe nyine umusaza. Dore n'iki n'ubundi. Iwana kabisa. Umva man. Ese mwana bigenze bite? Turongera kuvugana ntari bi. Ruga. Kuri hano habaye iki? Wese urabona habaye iki? Hano ni ku ishuri se? Ishuri se. Ubusaba tarize niba ari hora. Nyumvira ibisubizo byeyewe. Ubu kuri wowe urumva kwirirwa uryamye aricyo gikwiye. Goga, imyitwarire yawe sinshobora kuyihanganira. Ubu kungana uko ntabwo uramenya akamaro k'ishuri. Onkre ntukomeze kwigorora rwose igihe ntabwo nzasubira ku ishuri. Ugize uti? Ntabwo nzasubira ku ishuri igihe. Goga, ndavuze ngo hita wambara aka kanya ujye ku ishuri. Uranyumva neza? Erega nakubwiye ko ntazasubira ku ishuri. Kandi Goga, ibintu mazemo iminsi sinzi byari byo. Gusa ibyo bigira byose. Umenye ko ugomba gusubira ku ishuri. Sinzi n'ibyo ndi kuvuga utabyumva neza. Njye nakubwiye ko rwose narangije gufata umwanzuro. Ariko inishyano koko. Goga, ibyo uvuga urakomeje. Cyane rwose. Njye ahubwo nari nicuza n'umwanya natakaje. Kandi Goga, nyamwana kumva ntihanze no kubona. Onkre mugabo cye nukomeze kuntega iminsi, we ntabwo uri Imana yanjye twumvikana. Umbwiye ngo iki? Winega iminsi ntabwo uri Imana yanjye. Goga reka nze nkwereke. None se Kamariza mwana wanjye urumva umerewe ute? Mama ndumva n'ubu nta kigenda rwose, noneho biragera aho nkumva mu nda harandiye cyane, nkumva neza ndapfuye burundu. Yewe ni ukwihangana, wenda uragera aho woroherwe. Yewe ndumva mbabara cyane mu gifu, bikagera aho nkumva n'umutima uratera bidasanzwe. Mbese yewe sinshobora kubigusobanurira ngo byumve. Mama zana ikiganza wumva ukuntu umutima wanjye uri gutera. Yewe gamana we, uzi ko mbyumvise? Ihangane mwana wanjye. Ibi binyagwa by'ibirwara se mwoka byaramwe, aho si byo baguterereje? Nabibwirwa n'iki se? Reka twizere ko ari uburwayi busanzwe nta kindi kibyihishe inyuma. Yewe njye rwose uburwayi bwawe bumaze kuntera impungenge. Ukuntu se rwose ahuviriye kwa muganga muri iyi minsi wari umeze neza, ubu se byaje bite koko? Aho bigeze n'iriya miti nari nsanzwe mfata ndumva nayireka mama. Uti iki Kamari, iriya miti n'uburyo yari imaze kukugirira akamaro? Oya yimwe rwose uyirangize nk'uko muganga yabikubwiye. None se nyine ko yari yangiriye akamaro, wasobanura uti by'ubu burwayi buje nkifata iyo miti? Yewe wasanga iby'urwaye ntaho bihuriye n'iby'iriya miti ivura. Nakubwiye nti ndayireka biciye byagaciye, n'ubundi kubaho utariho birutwa no gupfa ukavaho pe. Umva kandi aratangiye. Kamari humura mwana wanjye, witangira gutekereza utyo, ahubwo ndumva ibyiza ariko twatekereza ikindi twakora. Ikindi kihe se tutakoze? Mama njye kubaho rwose birandambiye. Erega Kamariza nkuko nta gihe ntabikubwira, mpora nguhangayikiwe n'agasaza kawe mugabo, kuko nyine urabizi nimwe bana nasigaranye
imbwiye amagambo nk'ayo rero ndushaho guhangayika nkumva ndahwereye. aha mama ndabyumva pe. Mwana wanjye Kamariza ajya wihangana mu buzima nicyo cy'ingenzi. Ntukagamburuzwe n'ibibazo uhuye nabyo nk'ibi by'uburwayi ngo wumve wanze ubuzima. Mwana wanjye rega kwihangana bitera kunesha. Cyokora mama ngukundira kumbwira amagambo nkomeza. Ayiwe kirongeye kiragufasha. Ayiwe mama mu giforo nge harandiye we. Komera ayiwe komera Kamari, komera rwose. Ahubwo se Kamari nungutse igitekerezo. yo mbega ububabare we. Wungutse igitekerezo cyise mama. Ayiwe birandiye we. Watumaho umujyanama Dominiko akaza akareba uko umerewe, ko wenda yatugira inama y'icyakorwa. Ayiwe ariko se buriya we ntazagera aho akinuba. We ni umuntu mwiza ntabwo yakwinuba, humura rwose. Yewe wasanga wenda hari n'umuti yaguha wakorohereza. Ayiwe ariko mama ndumva wa mutima nawe wongeye ugatera cyane. Mwana wankirije umwana wa mana wakareka kubabara bene aka kageni. Mushambo ko duhuye ukamisha amaso ubwo si isoni z'amakosa wakoze ubushize ubwo nagusanganaga na wa mukobwa. Oya guhisha amaso da. Ahubwo ntabwo nakubonye pe. Ahubwo se mwiriweho Domini. Mwiriwe nawe. Mwiriweho neza. Ariko musha urabona ko umunyabyaha yiruka nta kimwirukanyije. Ugomba rero kumenya ko ikosa ari ikosa Mushambo. Urumva? Aho kwigira akagarara ugomba guca bugufi ugasaba imbabazi. Sinshobora gusaba imbabazi zikosa ntakoze. Hako ubu ntunyumvira. Ntabwo bishoboka. Ukubyumva uzaperereza. Ukuntu gushaka kumpindura inganzwa. Waragenze ndabona koko. Ariko musharika maze nkubaze. Kwikora ukavugaho umuntu amagambo nkariya koko. Ngo yarasaze, ngo bwarayaze, ngo atora amashusho bumva nasoni. Ariko urandenganya rwose. Nje siniki navuze kitariho. Ngo murenganye. Burya reka nkubwira nagomba kujyana buriya byari byarangiye. Nagomba kushyikiriza ubuyobozi bakagukosora ugaceka kukuvuga amagambo adahuyitse kuri Kamariza. Ariko Dominique reka tuvuge ibintu dusubira ibindi. Ibiki urabona utarampemukiye koko. Kunsebereza imbere y'umukobwa dufitanye umushinga ukuba numva ko yazanambera na mutima w'urugo. Musha urumva nayo kumva uri murasebye umuntu koko nkarebera. Ntago bishoboka. Soni. Ariko subundi bya Kamariza hangahe umuntu hari umuntu utabizi. Nje hari nkanaciye amabere. Ariko musha reka twumvikane. Niba hari nibaza afite se ninde wakubwiye ngo ugende umutaramana mu bantu muhuye bose? Ariko Dominique nawe rero nanjye cyariko. Ahubwo buryo utanyiyaka ngo wiruke. Wari kureba akakubaho. Ariko Dominique rero byacagereka tubyihorere. Ahubwo reka nkwibarize Dominique. Waba warugiye se hari akukabare ngo mwiherekerezo nguri agacupara. Mva mbese. Rwose cyaka kimeze nabi. Ariko musha uko bizi muri bibe turimo bya coronavirus koko utubari hari ubwo turi gukora. Ariko ubundi Mushambo wazagabanyije inzoga ko nabonye nazo ziri mu bituma uvuga ibintu biterekeranye. Ko urandenganya rwose Dominique simperuka inzoga pe. Ahubwo reka nkubaza werekeze se. Ngiye mu kazi yewe nawe ariko Dominique urarambukirwa. Gutese ubwo. Reka rero ngusitse. Uzi ko kera ntarizi yuko abaho umujyanama w'ubuzima w'umugabo. Mfaye. Ngo kubera iki se? Narinzi yuko ari abagore gusa pe. Ko musha. Iyo ni imyumvire iciriritse rwose. Umuntu wari we wese yaba umujyanama w'ubuzima kandi akabishobora. Apfa kuba yarabihuguriwe gusa. Uko se? Mugabo wanze kujya ku ishuri neza. Ngiye nakubwiye ko nawe ndi bujye rwose. Sinzi impamvu rero ugiye uri kubitindaho cyane. Se watamiye ibiki ubwo bikunize ngoga. Siko wagira ngo ntuheruka kurya. Ako si ibyo nabyo biri muri staff zawe man. Washonye zawe ukareka gushona izanjye. Se ngoga ibyo mbwiye ni ibiki? Urabona ngana nawe. Umusaza urabona. Wowe gishona izawe izanjye uzihorere. Hari gahunda nge nawe dufitanye. Ibyo bigambo uri kumbwira ni ibiki ngoga? Ese uzi ko ndi mu kigero cy'umubyeyi wawe? Tesha umuntu apeti. Imbere yanjye umwana wanjye ntugomba kumbwira ibyo wishakiye cyangwa gukora ibyo wishakiye byose. Ako se ndi gukora ibyo utari gukora wowe. Ubu tuvuge ko utabona ko ndi kurya noneho. Ngoga ufite ikibazo mu mutwe cyangwa? Rero ukuntu yimennye nk'ibiryo ho kwishati. Ku munwa sinakubwira. Siko wagira ngo si wowe uri kwitamika. Ako musaza nawe rero. Nawe utangiye kurengera tu. Ako si kidasanzwe ni iki cyo uri kubona ubundi wowe musaza. Noneho. Wirewe neza sheri. Mwiriwe. Wari usanze tugiye kubimara habuze gatoya.
reka reka karibu ku meza. sitari ubwo ese ko ndiba yimenaho ibiryo ako se ko aryo uri kubyimenaho niwe wabyimennyeho cyo ngaho ako si ngoga ntumve nongere nkome umva sheri karame ikibazo wibaza nanjye usanze nkibazaho gusa abanza ufungure nawe urambwira ikitagenda kuri ngoga wasanga ngiye nibeshye ese ko ndeba wa mugani niyo ninde isegonda nari busanga isorori yera ubundi se ko watinze kandi warumbwiye mu kanya kuri hafi ewe wahora n'iki natindijwe na wa mugabo wandodeshejeho imyenda ye n'iy'abana nari ngiye kuza ngiye kubona mbona araje uriya mugabo rero ahorana inkuru ntiwamenya ese niki cyagutindije ewe nicyo ngicyo ese kutarya kandi ibiryo byuzuye isorori kanibere ese ko mbona ngo arimo gusinzira kuri aya manywa aha utangiye kubona ibyo nanjye nabonaga njye yantunguye cyane pe siko mu kanya yari kurya nk'uwicariye umwobo oho yewe ntubaririze gusa ko numvise bavuga ngo abantu banywa ibiyobyabwenge bajya bagira peti idasanzwe kandi nawe uramaso arabwoba se ntacyo ubona ibiyobyabwenge so wabimpaye wowe ngaho urumva neza uyu mugore umva se njyewe ntukanzane iyo mitsindo yawe nkasira aho ngaho ntukankasire njyewe nyumvira noneho nk'izo mvugo zerera asigaye afite muri ino minsi umva njye nahereye karazimbwira ubu numiwe muga ubu uzongera gushidikanya ku bintu umaze iminsi nkubwira ubu urabona ngo gakiri ngoga ni ibiyobyabwenge byigendera ariko uyu mugore aba muzima ubundi ariko ni umugore ngoga urasubiye ngoga umva uriya mwarimu yari yandambiye numvaga bingeza aha aravuga narangiza kwiki ako se noneho si cyo ubutabona ni igiki dore wowe usohotse wiciragura ngo ishuri ryakurambiye ngo ryakurambiye gira amata we nabonye asohotse ishuri ritaranarangira ibaze ni umutaramu umva nanjye byari byangeze aha ngaha ni uko nari nicaye imbere nabuze ukuntu nsohoka urabeshya umva ahubwo se we ntabwo wigeze umbonera ngoga ngoga nawe nabonye uyu munsi uriya mutipe nawe biranshanga gusa umuntu arifata agasiba ishuri nta n'akazi afite rega igihe umuntu aba yananiwe bikaba ngombwa ko asiba ni agatangara ari ikindi wavuga ahubwo uvuze ngo uranyibutse twahuriye muri bidi y'umwana w'inshuti yanjye umva ngoga aratwiga twanyweye twariye twabyinnye mbese rekeraho urifata ugatinya ukavuga ngo mwakoze ibirori ngo mwariye ngo mwanyweye ikirori ivuga ikirori gusa nta nubwo muzi ibihe turimo ibihe bya korona virusi ariko nawe ujya ugabanya ibintu nk'ibyo ngibyo uracyavuga korona ibicurane n'inkorora ntibisanzwe isheja ngo iki icyorezo gihangayikishije isi yose uratinya ukavuga ngo ni ibicurane mbona ntabirenze kuki ariko buriya mudatinya amabwiriza nta nubwo mwatinya kwandura rega nta myaka 100 nubwo yaba ari 2 nubwo yaba ari 1 ntabwo wayimara wiyahura ndabizi inama zawe ni umunsi ibyo tubirenge reka nkubwire ikintu cyari kirenze hari mu ikintu ngo ikintu yesu we ariko sivuga gaho oya nanavuga cyane ko ibyo bintu si byiza vuga gaho nkubwire twanyweye turabyina mbese twarikurira ijoro ryari be isheja ko ndi kubona ugiye kwinshika umukobwa nta soni umukobwa mwiza nkawe erega ntabirenze kunywa hose ukumva uri free ukanywa ibiyobyabwenge nta nubwo uzi ukuntu byangiza ubuzima nta nubwo uzi ko uko ugenda ubifata ari uko ugenda utubwenge ushatse kuvuga ko ubu bwenge ntabwo mfite ishe urumogi n'urubi uratangira kurunywa uyu munsi ejo bundi nzagusange watangiye kugira ibibazo byo mu mutwe kubera ibiyobyabwenge ndabizi inama zawe ntizishira ibyo tubirenga ngo nkubwire wese tukajyana ko ari akabureni nesigiye ngoga tukagasangira ukuntu nayemerewe neza ibyo bintu sinanatinyuka kubikoraho niba utumvise inama zanjye birakureba kujya ugabanya abaturage ngwino tugende umwe wundi babarira gake gusa mbabarira ariko ntabwo nabikora reka nihamagarire gira amata n'ubundi niwe niga yanjye twigendere twinywere ubundi urebe ukuntu tujya uw'ibicu umuntu aheza iwacu umuntu umuntu ku isoko iwacu umuntu ikinamico aheza itambuka 2 wa 5 saa 12:30 kuri radiyo rwanda
kurikira ikinamico aheza gusobanukirwa ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, igihe dushobora kuvuga ko umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe, ibimenyetso by'indwara zo mu mutwe, ubufasha ahabwa n'aho buboneka. Twite ku buzima bwo mu mutwe, turinde abaca akato n'ihezwa bikorerwa abafite uburwayi bwo mu mutwe. Ni abarwayi nk'abandi bashobora kuvurwa.